ariko hari itandukaniro riri inyuma y'ibyo. Haba ngo bafite ibyavuzwe n'umwami Imana, bafite ibyavuzwe. Imana ntikwifuza uri uri munsi y'icyo yagusezeranije. Imana irashaka ko usa n'icyo yavuganye nawe, kandi ahantu hose Imana iziheshereza icyubahiro irahatinda. Maze iminsi ndi kubwira abantu ngo bite cyane ku bintu Imana yababujije kuruta ibyo yababwiye byiza, kuko hari impamvu ebyiri zikomeye zituma Imana yita ku byo yakubujije. Impamvu ya mbere nuko Imana ifuhira ijambo ryayo. Haleluya. Impamvu ya mbere yitaye ku byo yakubujije cyane kuruta ibyiza yavuze nuko ari Imana ifuhira ijambo yavuze. Icya kabiri, Imana iragufuhira nawe ubwawe, kuko icyo yavuze kingana n'uwo uri we. Imana iragufuhira ku rugero yifuza kungana n'ijambo yavuze. Nuko icya mbere ifuhira icyo yavuze, icya kabiri ifuhira uwo yabwiye. Ishobora kwemera hakagwa n'ibintu n'abantu, abantu bagapfa, ibintu bigashira, ariko ahantu ishaka icyubahiro irahatinda cyane. Hari ibintu bidashoboka mu isi bigaragara, ariko mu isi y'umwuka birashoboka. Byose nibishima Imana. Haleluya. Abo yaremye tuyishime. Haleluya. Imana ihimbarizwe muri Kristo Yesu, ihimbarizwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya. Nitwa Joseline Mukatete. Ndi umukristo ukunda Imana, nkunda Yesu, nkunda Mwuka Wera, nkunda abantu b'Imana. Nishimye cyane kuba muri iri teraniro. Dushimiye abayobozi b'itorero batugiriye icyizere. Mwene data wandaritse ntago muzi, ariko abaye muri iri teraniro yaza mu kiganza nkamumenya. Mwene data warakoze cyane, wagize neza kuba umuranga mwiza cyangwa urambagije neza, ukarambagiza Joseline ko azakubwiriza abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha, Imana tumuheshe umugisha, Imana imuhe umugisha. Ariko kandi turashimira umushumba, turashimira abakozi b'Imana bose bo muri iri torero, turashimira abakristo, umuntu wese ukunda iri torero. Imana imuhe umugisha. Hanyuma turashimira n'Imana, kandi ntabwo twashimira abantu ngo twibagirwe gushima Imana. Turashima Imana yaduhaye Yesu, nicyo cyari gikenewe, nicyo twari dukeneye. Imana yaragikoze. Imana yaduhaye igisubizo kirambye kitazahinduka, kuba twarakiriye Yesu Kristo. Dufite ubugingo muri we, turiho none kandi tuzabaho iteka ryose. Haleluya. Turiho none kandi tuzabaho iteka ryose. Paulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Niko yabwiye Abakorinto, ibya kera biba bishize. Imana ishimwe ko twahawe Yesu. Yandikira Abefeso yarababwiye ngo mujye mushima Imana muyishimira ko yabahaye Kristo. Mwanyemera tugashimira Imana yaduhaye Yesu. Ibindi Imana izabibaha ku buntu bwayo, izabibaha ku buntu bwayo. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Imana imfashirize hano, hari imbaraga nyinshi z'Imana kandi Yesu aratuba hafi. Igitabo cy'Abalewi igice cya 10 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Abalewi, igitabo Mose yanditse cyitwa Abalewi, igice cya 10 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo nawo numva ndi buwusome. Uravuze ngo Uwiteka yica Nadabu na Abihu abahoye icyaha gikomeye. Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo, bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayoshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye. Imbere y'Uwiteka uwo abategetse, imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka.
Mose abwira Aroni ati ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati nimwigire hafi muterure bene wanyu mubakura imbere ya Hera mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bigira hafi babaterurira mu makanzu yabo babakura mu ngando nk'uko Mose yabategetse. Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamari bene Aroni ati ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa, Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu inzu ya Isiraheli yose baborogeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse, kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'imbonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize bagenzi uko Mose yabategetse. Amen. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo igice cya 26. Matayo 26 umurongo wa 69. Ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 69. Haravuze ngo ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze simbizi ibyo ari byo. Arasohoka ageze ku bikingi by'amarembo, undi muja aramubona abwira abahari ati n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana ararahira ati uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati nukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati uwo muntu simuzi. Muri ako kanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yari yavuze ati inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Asohoka arira cyane. Mana yadufashe kuvuga amen hano ho ni hatari. Rwandiko Petero yanditse, rwandiko rwa mbere Petero yanditse rwa kabiri pardon igice cya mbere umurongo wa 16. Rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice ni cya mbere umurongo wa 16. 16 rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya mbere haravuze ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, ahubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira ati nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twabyumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe turi kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuza umwijima rigacesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kukahoraho, bihoraho kukahoraho. Yasezeranye ko atazamana, yarambwiye ati ndakubyaye uruwanjye, amamuka wera nganungane, mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze. Yewe rupfu we urubani rwawe rurihe, zahoraho kukahoraho. Yewe rupfu we urubani rwawe rurihe, zahoraho
mwiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje uw'ijuru hahirwa hahirwa ufite isezerano twese turirimbe Imana ihoraho hahirwa hahirwa uwatorewe ukwe umwana w'inka haleluya Imana ishimwe ko twatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Abakomeye bashobora kutagutumira mu birori byabo kuko mudahwanye mutari kuri level imwe, ariko twe twatorewe kuba mu bukwe bw'umwana w'intama. Haleluya. Ko nafashwe n'umwuka wo kuririmba ndabigenza ntemana. Mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mw'ijuru. Mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mw'ijuru. Imana ishimwe muri Kristo Yesu. Ndashaka Mana nyiribihe we, nifuza ko tuganira ijambo Mwuka Wera yampaye yashyize ku mutima wanjye. Nifite intego ivuga ngo ibyo wasezeranijwe byose ubirindishe icyo Imana yakubujije. Amasezerano yose mwahawe ariko kandi mukayahererwa muri Kristo Yesu. Ibiri inyuma ya Yesu ntago ari amasezerano. Isezerano ryose wahawe ukarihererwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera ukabura umwana w'Imana. Uririndishe icyo Imana yakubujije. Maze iminsi ndi kubwira abantu ngo bite cyane ku bintu Imana yababujije kuruta ibyo yababwiye byiza, kuko hari impamvu ebyiri zikomeye zituma Imana yita ku byo yakubujije. Impamvu ya mbere nuko Imana ifuhira ijambo ryayo. Haleluya. Impamvu ya mbere yitaye ku byo yakubujije cyane kuruta ibyiza yavuze nuko ari Imana ifuhira ijambo yavuze. Icya kabiri, Imana iragufuhira nawe ubwawe kuko icyo yavuze kingana n'uwuri we. Imana iragufuhira ku rugero yifuza kungana n'ijambo yavuze. Imana ntikwifuza uri uri munsi y'icyo yagusezeranije. Imana irashaka kusa n'icyo yavuganye nawe. Hanyuma rero hari impamvu ebyiri zituma Imana iba maso cyane, ariko niba nubundi ntisinzira, ariko hari impamvu ikomeye. Izo ni ebyiri. Nuko icya mbere ifuhira icyo yavuze, icya kabiri ifuhira uwo yabwiye. Kubera iyo mpamvu, icya mbere nuko Imana ishaka kwihesha icyubahiro, kandi ahantu hose Imana iziheshereza icyubahiro irahatinda. Ishobora kwemera hakagwa n'ibintu n'abantu, abantu bagapfa, ibintu bigashira, ariko ahantu ishaka icyubahiro irahatinda cyane. Niyo mpamvu yabwiye Yakobo ijambo rikomeye, iramubwira ngo Yakobo uri inkoramutima yanjye, nagukunze urukundo rukomeye, ndakwiyegereza Yeshuruni, uri uwanjye nanjye ndi uwawe. Iramubwira ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Imana iriyoroshya. Imana ijya yiyoroshya yiyegeze ku muntu yavuganye nawe, ikemera ikanyura mu mazi, ikemera ikanyura mu muriro kugira ngo ibone icyubahiro. Imana rero ize kumfasha kuvuga neza aya magambo Umwuka Wera yampaye, kuko Imana iri kubafuhira cyane. Imana iri kubafuhira bikomeye.
kubera ko ijambo yavuganye namwe ntimurasa naryo, ntabwo muragera ku gipimo, nta resistance, nta mbaraga murahabwa zingana n'ibintu Imana yavuganye namwe. Kuko ibintu Imana yavuganye namwe mubizi, ntabwo mwakifata uko mwifata. Hari indi ngendo, hari indi mvugo, hari indi myambarire, hari izindi ntambuko mwagira, mwajya mugenda mwigengesereye. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ijambo rikomeye. Haleluya. Yarababwiye ngo abayuda barusha iki abandi? Aravuga ngo nta kintu abayuda barusha abandi. Iyo dukize nabo barakira, iyo dushonje nabo barasonza, iyo twarwaye nabo bararwara. Haravuga ngo ariko hari itandukaniro riri inyuma y'ibyo. Haravuga ngo bafite ibyavuzwe n'Umwami Imana, bafite ibyavuzwe, bagendana ibyavuzwe n'Umwami Imana. Hanyuma turaza gusenga tubwire Imana ngo Mana duhe gusa n'ibintu wadusezeranije, kuko nakunze Yesu cyane. Imana ifashe. Iri jambo dusomye mu Balewi, aba ni abahungu ba Aroni umutambyi. Aroni avukana na Amosi. Amosi wa wundi wakuje Abisirayeli amaboko akomeye y'ibitangaza bikomeye, bamaze imyaka 430. Murabyibuka Aburahamu yarasinziriye ubwo Imana yari yamubwiye ngo ajye gutamba, arasinzira ngo inkongoro zimuryana igitambo. Imana iramubwira ngo ndaguhana, ndakubabarira ariko nguhane. Urubyaro rwawe ruzamara imyaka 430 mu kindi gihugu bakorera ubundi bwoko, bazabakoresha imirimo y'uburetwa, ariko igihe kizashira nzabagarura muri gakondo. Igihe kizashira Imana itugarure muri gakondo. Uyu Mose rero niwe Imana yifashishije. Pawulo yandikira Abakorinto arababwiye ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Umuntu w'Imana akwiye kuzamuka mu mitekerereze n'imyumvire akagera ku kigero cyo gukorana n'Imana. Ntabwo twebwe dukorera Imana, ntabwo ari aho tukiri, ntabwo ari aho tukiri, ntabwo ari aho turi, tugeze mu gukorana nayo. Muranyumvise? Gukorera Imana byaba biciriritse, byaba ari ibintu bito. Gukorera Imana ni bito cyane. Pawulo yaravuze ngo ubwo dukorana turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha. Uyu Mose yambukanye Abisirayeli inyanja itukura, Imana ikoresheje amaboko ye ariko inyuze mu nkoni yari afite. Iramubwira ngo bwira Abisirayeli bongere kuntakira, ahubwo uyu munsi bari bubona agakiza ko Uwiteka Imana ari bubazanire. Imana ihita ijya mu nsiga z'Abanyegiputa ngo bari babakurikiye. Naratangaye urugendo Abisirayeli bakoze iminsi, Abanyegiputa barugenze amasegonda, iminota mikeya baba bageze ku Bisirayeli. Reka mbabwire, bafite ibibihutisha ariko hari imbaraga zizakuramo inziga. Narinzi ko muri bunyumve ibidukurikiye bifite ibibyihutisha, ariko hari Imana itureberera ku manywa na nijoro. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abisirayeli bareke gusakuza, uyu munsi muri bubona agakiza Uwiteka Imana bazanira. Ngo muri iryo joro Imana ihindura uburyo, ibyari inkingi y'igicu ku Bisirayeli ku manywa, ngo nijoro yahindukaga inkingi y'umuriro, ngo irifata ari nijoro ngihinduka inkingi y'umwijima. Abanyegiputa babura aho banyura, ngo ku Bisirayeli hakomeza haba umucyo. Ngo marayika w'Imana akura inziga mu magare y'Abanyegiputa, ubwoko bw'Imana burambuka bugera hakurya nk'uko Mose yari yabivuze. Miriyamu abibonye aravuga ngo hasi nahava ntaririmbye, ariko Imana ijya iduha ba Miriyamu. Munyikirize amen. Impamvu utararirimba nuko utarabona impamvu yo kuririmba, ariko muri uyu mugoroba Imana yarema impamvu zo kuririmba. Kandi ntibisaba kuba uzi kuvuga do re mi fa sol la si do. Oya, iyi ndirimbo ije turirimba nta byuma, iyi ndirimbo yaje turirimba nta dirije uhari. Indirimbo yaje Imana ipfa kuba yakoze igituma indirimbo ziza. Abaje gusenga twese haleluya. Miriyamu aririmba aravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ifarashi ni
zitabaho, ariko nyiribihe we, niba hariho fenomene zitabaho ni ukubona amazi yavuze, ariko Uwiteka yavuze. Ashaka utuntu tw'utubageteri agakusanya amazi akavura. Izo ni imbaraga z'Imana. Narimvuze ngo hari fenomene zitabaho mu isi y'ibigaragara, hari ibintu bitabaho mu isi y'ibiboneka. Biologically ntago amazi avura, ariko Uwiteka yabyoherejemo ijambo, akabyoherezamo umwuka wo mu mazuru ye, amazi aravura. Hari ikindi kintu cyabaye mu isi y'ibibaho kitabaho, kitazongera no kubaho. Mwibuke igihe umugaragu wa Elisa, umwana w'umuhanuzi, yatakazaga intorezo mu mazi. Yabwiye shebuja, aramubwira ngo intorezo yanjye iguye mu mazi kandi sinzi aho iguye. Aramaze nibura wababonye ahantu yaba yerekeje, aramubwira ngo nahabonye. Aramubwira ngo genda uteme igiti hariya ukizane. Mu isi y'ibigaragara, mu byo twize ntibishoboka ko igiti cyakurura icyuma, ariko mu isi y'umwuka igiti gikurura icyuma. Biravuga ngo Elisa yohereza igiti mu mazi, igiti intorezo iritaba, ndayisingiriza umwana w'umuhanuzi. Aramubwira ngo akira intorezo yawe uyisubize nyirayo. Hari ibintu bidashoboka mu isi y'ibigaragara, ariko mu isi y'umwuka birashoboka. Munyikirize haleluya. Hari ibindi bintu biology itemera, ufata igitaka ukagishyira mu maso, ariko Yesu yaravuze ngo ndabikora. Sinzi impamvu ndumva ndi kuvuga gutya. Hari ibintu isi yaguhakaniye mu isi y'ibigaragara, ariko mu isi y'umwuka biraremwa, mu isi y'umwuka bibaho. Mana imfashe ize kubaremera muri iri teraniro, niba mwararinze ibyasezeranijwe. Haleluya torero, munyikiriza abakunda Yesu twese. Haleluya. Mose yambukana Abisiraheli, ariko kubera icyaha, guhera muri Adamu kugeza na n'uyu munsi ku batarizera Yesu, Abisiraheli ubutayu burabakanda, ubutayu bubamaramo imbaraga z'umutima, benshi barapfa. Burya na Miriyamu niho yaguye, ntiyageze i Kanani. Memu na Aroni niho yaguye, ntiyagezeyo, kandi yari umutambyi mukuru. Na Mose wayoboye Abisiraheli ntiyagezeyo. Ubutayu bwari bumaze kubamaramo imiteto, inzoka zirabarya kubera ibyaha bitotombera Imana na Mose. Bahura n'ibibazo bikomeye, umunsi umwe bakifuza inyama, Imana ikazibaha zikabica. Abisiraheli barahurika mu butayu. Iri jambo twasomye rero, ngo Imana yari imaze gushyiraho uburyo bwo koroshya imibanire y'abantu n'Imana. Ibwira Mose, iramubwira ngo zamuka umusozi, ndakuremera amategeko, hanyuma ushyirira ubwoko bwanjye uburyo bazajya babana nanjye. Imana igumugisha, Imana igumugisha twese. Haleluya. Iramubwira ngo ngwino, hari ubundi buryo nabonye nkwiye kujya niyegereza abantu, nibura nibabona aya mategeko yanjye bazajya batinya. Ubabwire ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukifuze umugore w'abandi, ujye wubahiriza isabato. Imana ibaha amabwiriza n'amategeko y'ibintu ishaka n'uburyo bwo kubana nayo, nabyo birabananira. Imana ishyiraho abatambyi. Iri jambo twasomye rero ni igihe Imana yari yatoranyije Aroni. Iramubwira ngo Mose abwira Aroni, aramubwira ngo uzamukane n'abahungu bawe babiri, Abihu na Nadabu na Aroni, muzamuke umusozi muze tuganire mbabwire. Hari ibintu bitatu Imana yakoreye aba bahungu nshaka kuvuga, cyangwa bine. Icyambere, iyo bajyaga kwiyereza kubana n'Imana cyangwa gutamba ibitambo, hari ibyo bagendaga bitwaje. Uyu Mose, Imana yambwiye ngo Aroni yitwaze ikimasa cy'inka, atware n'intama, hanyuma bajya gutamba ibitambo kugira ngo Imana yeze aba bahungu ba Aroni na Aroni ubwe. Icyambere, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Aroni umwambike ikanzu nziza ya efode. Hari ikintu cyantangaje, imbere muri iyo kanzu ya efode ngo harimo akandi gakanzu gato ngo n'ikabutura. Bivuze ngo abantu b'Imana bakwiye kuza mu nzu y'Imana bikwije mu mutima, batambaye ubusa. Haleluya. Bambaye imyambaro yose yo gukiranuka,
imbere y'uko bambara ikanzu ya efode ngo kuri ka gakanzu gatoya ngo habagamo utubuye tubiri twa Erimu na Timimu, natwe dufite icyo dusobanuye. Hanyuma ngo yica intama, yica n'inka, abakoza amaraso yayo, aya mbere ayabakoza ku matwi, bisobanura ngo ababerejwe umurimo w'Imana ntibakwiye kujya bumva ibintu byose babonye. Muri hano mwandevye ko nabakunze. Birasobanuye ngo aya matwi musizweho amaraso ntago mukwiye kujya mwumva ibintu byose mubonye. Cya kabiri ngo amaraso ayakoza ku gikumwe kino kisa, ntago mukwiriye kujya mukorakora ibyo mubonye, mwerejwe gukorera Imana. Twese amen. Intoki zanyu, amaboko yanyu yerejwe gukorera Imana, ntimukwiye gukabakaba abagore. Sawa rero. Kabaye. Intoki zanyu zirejejwe kwibano kuko mwasizwa amaraso ku ntoki zanyu. Icya gatatu ngabasiga amaraso ku mano, ku nto ry'igikumwe. Harabwira ngo ahantu hose ntimwemerewe kuhajya, mwerejwe gukorera Imana. Nizere ko muri kunyumva. Kuko amaso yanjye wayasize amaraso, sigaye ndeba ugushaka kwawe. Kuko amatwi yanjye wayasize amaraso, sigaye numva ijwi ryawe. Kuko amaboko yanjye wayasize amaraso, sigaye nkora ugushaka kwawe. Aroni n'abahungu be Nadabu na Abihu basigwa amaraso, avuga ngo iki ni ikimenyetso, ibintu Imana izajya ibareberamo ikavuga ngo aba ni abakozi banjye. Munyikirize twese haleluya. Bamara iminsi 7 bari kwerezwa uwo murimo w'ubutambyi. Imana irababwira ngo ntimuve hano kugeza igihe iyi minsi 7 isarangirira, ngo ku munsi wa 8 nibwo Imana yabasezerera irababwira ngo noneho murejejwe nimutahe. Hitureba Aroni na Abihu na Aminadabu basohotse bavuye kwezwa, wabasuhuza uti oya winkoraho intoki zanjye ziriho amaraso. Muri kubareba ariko se tugende mu kabyiniro ati oya amano yanjye asize amaraso. Simwanyikirije twese haleluya. None se amatwi yawe nta bintu yakumva hari inkuru ishyushye kabwe ati oya nerejwe. Urumva aya mafaranga utakora amati oya intoki zanjye zerejwe. Mumpera Imana icyubahiro. Iyo uri muri kontabilite nta gukora amakwe kabwe ati oya intoki zanjye zarejejwe. Munyikirize haleluya. Narejejwe. Hari etape y'ubuzima bwo gukizwa ukwiriye kugeramo, iby'isi ukabireba nk'ibibambwe. Niko Paulo yaravuze ngo none ubu iby'isi mbibona nk'ibibambwe, ngo kandi nabyo bisigaye bimbona nk'uwabambwe kuri byo, ngo kuko naronse Yesu Kristo. Haleluya. Hari ikigero ukwiye kugeramo, hakaba hari imyenda utakambara kuko warebye Yesu ku musaraba. Ariko ubundi ko Yesu yambaye ubusa umunsi wose, wowe wambarira icyo ubusa. Haleluya. Yesu yamaze amasaha angana nariya yamaze yambaye ubusa kubwayo ngo uzambare wiyambike wikwize. Bamuhaye inzoga arayinywa yumva ubusharire bwayo, wowe uyinywera iki ko Yesu yayisomyeho ngo ukizwe inyota? Yanyweye kuri sipongo arayinywa yumva ubusharire bw'inzoga baga ibintu birabishye. Wowe uyinywera iki ko Yesu yayikunywereye kugira ngo ushire inyota y'ibyaha? Muri hano haleluya. Haleluya. Bikugendekera bite ko Yesu yayikunywereye? Wowe uracyangwa Knowless, uracyangwa Skol? Urareba Yesu ku musaraba
ntimurahura. Icyakora wabyina cyane akaba akabonyeza ariko Yesu ntimurahura. Ibyo Imana yabasezeranije mubirindisha ibyo yababu. Mwanyikirije ko mbakunze twese. Haleluya. Ku bukeye Bibiliya ivuga ngo bukeye Abihu na Nadabu, Imana yari yababwiye ngo uyu muriro nacanye ntukwiriye kuzima. Hari igicaniro, hari umuriro nacanye udakwiriye kuzima, kandi uyu muriro ndawubashinze ngo mujye muwubera amaso. Niko kazi mbahaye, nta kindi. Muzajya murya ibyo abantu batuye, ntimuzajya guhinga, muzajya murya ibyo bazanye mu nzu y'Imana. Mbahaye akazi ko kurinda umuriro ntuzigere uzima muhari. Abihu na Nadabu niba baragiye kugura bombo, niba baragiye kugura brochette, simbizi, ngo baraza basanga umuriro wazimye. Imana yarababwiye ngo umuriro ntuzagire gute, ntuzazime. Ibwira Aroni na Mose irababwiye ngo uyu munsi ndica abantu. Imana ni Imana yica, irica umuntu agapfa. Bari mubizi, arapfa tukamushyingura. Ariko nabwiye abantu ejo, ndababwira ngo hari igihe Imana ikurwara ikurwaje. Hari igihe Imana ikurwaza ikurwaye, ikurwaza ikurwaye, ikurwaza ikakubwira iti ariko wakihanganya gusambana ukabireka ko nzakugirira neza. Ikakurwaza rimwe, ikakurwaza kabiri, ikakurwaza gatatu. Iyo yaje iravuga iti ngiye kwereka Kalvari yose ko runaka yari yarananiranye. Ikurwaza. Mwanyikirije ko nabakunze. Abihu na Nadabu bambaraga amakanzu y'ubutambyi, arimo efode, arimo Urimu na Tumimu. Ari ababishopu bakomeye, ari abapotere bakomeye. Imana yavuga ngo uyu munsi ndica abantu. Ndica iki? Irababaza ngo umuriro wanjye wazimye mureba. Mwari muri? Baranga ngo twatabanyitse, mwari mwagiye. Sinavuganye namwe ko umuriro wanjye udakwiye kuzima ku gicaniro. Imana irabica. Imana igira ite? Ko twasomye umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yica Abihu na Nadabu ibahoye icyaha. Abihu na Nadabu barasambanye, baribye, barageze, banze kumvira Imana. Kumvira Imana ni umuzi mubi w'ingaruka zose z'icyaha. Kutumvira Imana ni umuzi mubi w'ibyaha byose, kuko wumviye Imana ubana neza n'Imana. Twese haleluya, twese haleluya. Imana irabica, ibwira Mose na Aroni irababwira ngo s'ilivupure, sinifuza kubona ikiriyo hano. Umurimo wanjye urakomeje nubwo Abihu na Nadabu nabishe, ariko mukomeze mubyine. Reba wareba Imana yisha abantu bagakomeza. Yewe Aroni ati si umwana wanjye ntago. Imana iti wibeshyurire nkwereke. Erega uzapfa ariko ababyina bakomeze babyine. Uzogira ngo Kalvari zaburamo abakirisitu ngo nuko wananiranye. Reka reka. Imana irabica barapfa. Ibwira bene wabo ba hafi, se wabo witwaga Uziyeli n'abahungu be, iramubwira ngo ngwino muterura aba bahungu, mubaterurane n'amakanzu yabo na za mbyino zabo na za ndirimbo zabo n'amaturo batanze byose hanze. Barabashyingura, nta kiriyo, nta warekaramye. Umuntu Imana yashyinguye nta urekarama. Imana yakwishyingura, Imana yakwiyiciye, nta kiriyo, nta gafanta, nta gukaraba intoki. Hitureba Aroni avuga ati Imana iramubwira ngo wibeshyurire, uririre abana bawe, wibeshyurire. Ibaza ari abawe yishe. Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Yo, siko munyumvise. Abanga Imana ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urw'idukunda twabana iminsi nirwo rutazashira.
shaka ko murinda ibyo yabasezeranije, kandi amasezerano mwahawe niyo yatumye mukomera. Isi ntabwo itinya wowe, isi itinya icyo Imana yavuganye nawe. Ibihe ntibigutinya, ibitwara abandi nawe byakujyana, ariko birakureba bikakubonera mu cyo Imana yavuze, bikavuga ngo uyu woya aracyariho impumuro y'ijambo ry'Imana. Abaje gusenga twese haleluya. Ibihe ntibizigera bigutinya udafite ibyavuzwe n'Imana, kandi ibihe ntibizagutinya utambaye umwambaro w'agakiza. Oya, babwira ibintu bitanu bizagushoboza guhagarara neza mu mbaraga zigufasha kurinda ibyasezeranijwe. Icyambere ni ukugira umutima ugambirira neza. Kugira umutima ugambirira neza, ibi bituma umuntu arinda amasezerano. Iyo dusomye mu gitabo cya Danieli igice cya mbere umurongo wa 8, haravuga ngo nuko Danieli na bagenzi be bagambirira mu mitima yabo kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana irabareba iravuga ngo iyi myaka 70 izashira mutarapfa, nzabasubiza iwanyu. Munyikirize haleluya. Iyo umuntu yagambiriye neza, Imana imurindira mu maso y'ibimushaka. Iyo umuntu yagambiriye neza, Imana irinda isezerano yavuganye nawe. Ndaza kubabwira inyungu zo kurinda, ndahita nsoza dusenge. Kugira umutima ugambirira neza, kutiyandurisha ibyaha, kuba mwisi y'abakora ibyaha utabikora, kandi birashoboka muri Kristo Yesu. Abaje gusenga amen. Rwandiko rwa Yohana numara igice cya 2 niba nibeshye rwa mbere, yaravuze ngo ukora ibyaha wese n'uwa Satani, ariko unesha ibyaha wese yabyawe n'Imana. Ngo kuko yerekera kose Satani akoresha abantu ibyaha, ngo ari kuwizera umwana w'intama. Imana ihimbarizwe muri iri teraniro. Umutima ugambirira neza uzagushoboza kurinda ibyo Imana yavuganye nawe. Icya kabiri ni umutima wemera guca bugufi. Umutima uca bugufi imbere y'Imana, umutima ushenjaguwe. Dawidi yaravuze ngo bene uwo mutima Imana ntiwusuzugura. Amere Imana icyubahiro. Amaboko tuyazamure hejuru twese, munyikirize haleluya. Umutima ushenjaguwe. Iyo ikintu umuntu ari kugishenjagura, nuko ukimena, kongera ukakimena. Abantu basekuye ifu y'ubugari kera, murabyibuka babaye mu cyaro. Nugufata imyumbati yumye ukayisekura, wabona bitanoze ukongera ugasekura, wabona bitanoze ukongera ugasekura, kandi ukusekura nako yungurura. Dawidi yaravuze ngo bene uyu mutima washenjaguwe udasigaranye na gato mu kubaha Imana no guca bugufi, ngo uyu mutima Imana ntigiye usuzugura. Anihimbazwe we. Umunsi umwe Dawidi yakoze icyaha gikomeye kirenza gusambana. Yakoze icyaha cyo kubara Abisiraheli. Abwira abantu aramwe ngo nimugende mumbarira Abisiraheli, ngo munzanire umubare w'Abisiraheli, abaturage banjye. Ngo hari habaye ibarura, tubivuge gutya. Ngo Imana irakazwa nuko Dawidi yagiye kubara Abisiraheli, kandi Bibiliya ivuga ngo isezerano ry'Uwiteka ryaravugaga ngo bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, bangane n'inyenyeri zo mu ijuru. Kirazira kikaziririzwa kubara ubwoko bw'Imana. Imana irababara, iravuga ngo Dawidi ndamwica, ariko reka muhitishemo 3. Iravuga ngo Dawidi uremera uhitemo inkota, abanzi banyu babatere mbateze inkota. Icya 2 ndaguteza mugiga mu gihugu. Icya 3 ndabateza inzara y'imyaka 3. Biravuga ngo Dawidi yumvishe ibihano Imana imuhaye, ngahita ajya imbere y'Imana arayibwira ati kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Ndabizi icyaha nakoze kirakomeye, nateshutse ku isezerano, ariko mfite umutima ushenjaguwe. Wambabarira, nakoze icyaha ariko wambabarira. Imana irisakasaka. Uzi ijambo Dawidi yabwiye Imana, ariko mwagiye mugira ingingo zibarengera. Abaje gusenga haleluya. Witsa elode memari witala stayi pimanika hitashaye wele malata ya stipinimo.
ibintu ufite ari imbabazi. None fata imbabazi zawe ushyire hano umunzani, ufate n'icyaha nakoze ugishyire ku munzani, hanyuma ubaransinge. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Imana ijya mu mwiherero iravuga ngo Dawidi aransinze to. Dawidi aransinze so. Imana ngo yikuramo isanga n'imbabazi ubwayo. Fenomene ziyigize, hari ibintu bitatu bigize Imana. Fenomene ziyubatse, icya mbere ni imbabazi, icya kabiri ni urukundo, icya gatatu ni ubuntu, icya kane ni ukuri. Imana yisatse isanga mu butunzi ifite, icya mbere ni imbabazi. Ndavuga ngo Dawidi ndamugira ntekanyije, reka bivuge ko ariko Mana umbabarire ko mbivuze uko. Dawidi kanzengereje, ndi kubivuga nka Joseline kuko aho yari yicaye sinaharebye. Dawidi ankozeho inkota se ko ndi Imana y'ukuri sitivuguruza ko navuze ko muhana kandi ndi bumuhane muri ki. Imana irisakasaka ngisanga agahano koroshye ngari kamugega ko iminsi 3 kuko Imana iri juste. Imana igomba gukurikira ijambo yavuze ikarisohoza. Iravuga ngo byamvuyemo ngomba kumuhana. Hato hatazagira n'abandi bo muri Karuvari babyitwaza ngo Dawidi sinamuhanye, bakajya bakora ibyaha uko biboneye ngo Dawidi sinamuhanye. Ndi Imana iri juste, ndi Imana ikurikirana ibyo navuze, hanyuma iri jambo navuze ndarisohoza ariko reka noroshye. Haleluya. Ubundi icyaha wakoze cyari cyo kukwicisha wowe. Icyaha wakoze cyari cyo kukwicisha, ariko Imana yarabyoroheje muri Kristo Yesu. Ndafashijwe muri Karuvari. Ni ukuri kwiyera kuko nibwo mpishuriwe iri jambo. Ukeneye kurebera Imana mu mbabazi. Umva ukuntu umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ashira urubanza rubi. Uzi igituma utarapfa wishwe n'ibyaha? Nuko Imana ikurebera mu mbabazi. Gituma usambana ukagaruka nukubera imbabazi. Mama we, mwebwe murasambana mukaza no kuruhimbi mukabyina. Imana ntibakumburire hano mukabyina bikabakundira nukubera amaraso. Murasamana mukaza kubyina, muriba mukabyina, mugambanira abandi mukabyina, mufite amoko mukabyina, mukoze Imana isoni mu makaritsiye naho mukorera mukabyina, mwambuye abantu ibyabo mukaririmba, mwasengereje abo mukoresha mukabibyiniraho, musambana n'abakoresha banyu mukaza mu nzu y'Imana, mutunzwe n'ubwesikoro mukaza mu nzu y'Imana. Impamvu utarapfa ni impamvu z'amaraso, impamvu z'amaraso, impamvu z'amaraso. Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, nashira urubanza rubi, anyitaho kiranutse. Ariko ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wese wamongerokana. Wari uwo gupfa, ariko Imana ibwiye abasigaye iravuze ngo nimugume mu ihema, nimugume mu ihema, nimugume mu ihema, nimugume mu ihema, kuko mwasizwe amavuta. Nimugume mu ihema, nimugume mu ihema. Abaje gusenga twese haleluya. Gahunda ni ukuguma mu ihema. Dawidi yaravuze ngo hello sikatolama zelerasema. Kristo we
Imana yabwiye abasigaye bo mu muryango wa Aroni bari aho hafi babonye Abihu na Nadabu bapfuye, irabwa ngo mwebweho nimugome mwihema kugira ngo mubeho, kuko mwasizwe amavuta. Imana ishimwe, munyikirize. Imana ishimwe. Abaje gusenga twese Imana ishimwe. Umutima uca bugufi. Icya gatatu gishoboza umuntu kurinda isezerano ni umutima ugira kwizera, kudashidikanya. Umutima wizera Imana, umutima wizera Yesu. Mwanditsi w'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere yaranditse aravuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba, ngo kandi niko kuduhamiriza ko iby'Imana yasezeranije ari byo kwizerwa. Haleluya. Haravuga ngo nicyo gituma bariya babaye intwari zo kwizera, ngo bari bafite kwizera kubanyuza mu nkota bakayibona mu buzima. Bari bafite kwizera kubanyuza mu kaga bakabona ubuzima. Bari bafite kwizera kubanyuza mu nzara ntibibe. Bari bafite kwizera kubanyuza mu bushomeri ntibasambane. Bari bafite kwizera ngo barebaga umudugudu Imana yubatse, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ngo n'isi ngo ntibari bakwiye kuyibamo, ngo ntibyari bibabereye kuba mu isi, ngo kuko barebaga umudugudu Imana yubatse, ngo bakavuga ngo inaha turi abashyitsi n'abimukira. Barebaga gakondo Imana yubatse. Naho mwe muracyareba convention center. Mana icyama convention izayiguha ryari? Bo barebaga gakondo. Bari bafite amaso arenga convention, bari bafite amaso arenga Amerika, arenga ubuzima bwo kuba muri Amerika no kwa prayinga ngo muve mu gihugu. Bari bafite amaso areba hirya, bakabona gakondo umudugudu Imana yubatse, bakavuga ngo kurara muri convention si icyubahiro, kurara hakomeye no kugira amazina akomeye si byo bizadukomeza, ahubwo turareba umudugudu. Nta mwanya bari bafite wo kurara batereta amajoro yose bakabyuka barwaye umutwe. Ntibari bafite umwanya. Bamwe banagiye badaterese, gukorera Imana bibibagiza gutereta. Nta sheri shushu be bari bafite, nta mwanya wabyo. Byo kuba kuri WhatsApp na Facebook bagata umwanya birirwa bareba amafoto y'urukozasoni bambaye ubusa. Nta mwanya bari bafite. Bari bafite umwanya wo kureba gakondo. Mushumba araje no kuri Imana ishimwe. Komera Imana amashyi ku bwa mushumba. Ntibari bafite umwanya wo kujya kudodesha amamodeli bisatuye n'ibireba inyuma. Nta mwanya bari bafite. Bibiliya avuga ngo bambaraga impu bakaba mu masenga, ntibagiraga amazu bararama aya makaro. Ariko ubundi bibananiza iki gukorera Imana musengera mu nsengero zirimo amakaro? Uziko twagakwiye gukora ibintu biri tubya ba Petero, kubera ko twebwe dufite aho tubarizwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri dufite abashumba beza badushumbye. Icya gatatu turakorera Imana byoroshye dufite za mikrofone ibintu byose birijyanamo. Twari dukwiye gukoreshwa ibitangaza bikomeye, ariko ikibazo cyabaye uko iterambere rizamuka niko iby'umwuka bimanuka. Iterambere rizamuka iby'umwuka bimanuka. Uko tumenya kuvuga dore mi fa sol la si do wizo menezo paya eshkida. Koko uhangayikishijwe no kuzaza wambaye agakweto keza ku cyumweru kugira bazabone kuri umu worshiper mwiza wikoraho, kuwafe nziza cyane kugira ngo uzahagarare imbere ya kamera isi yose ikubone. Bara ntibari bafite umwanya wo kwifotoza. Nta mwanya wo kwifotoza bagiraga. Kuba bashyira ngo ku mafishe ngo kuba hitingi ngo nta mwanya babonaga. Uyu munsi bazuraga uwapfuye, ejo bagahaguruza ikirema. Nta mwanya bari bafite, nta gihe bari bafite. Babonye iminsi babanye mike, iminsi yababanye mike baragenda badusiga mu cyimbo cyabo. Abaje gusenga twese haleluya.
mvuga iki kandi ugira bari bafite umwanya wo kujya muri sauna bakirirwa bozwa n'abagore abagabo se muzuzura umwuka wera ryari mukorokorwaho n'intoki z'abagore mutazi mwirirwa mu masauna mujya mu masaro kuyogoshesha kandi narata isi yahinduye systeme mube maso abagabo bozwa n'abagore abagore bakozwa ntushobora kuva muri iriya saro abakora ako kazi mu mbabarire ntago mbiciye akazi mugasubiremo ariko umwuka wera nakubwira ko kavamo uzakavamo wirirwa ukorakora abagore b'abandi n'abagabo b'abandi ngukora muri saro nguhembwa 50,000 ku kwezi uzuzura umwuka bitinze hanyuma sereka bakakora bababarire wenda nakazi wowe ujya yute kera batwogosheshaga urwembe tukuzura umwuka haleluya haleluya n'urwembe wa systeme y'urwembe niyo yakoraga kera tukavamo tugatumva ko Uwiteka avuze aravuze ngo umukasi hano hari umurongo naho hari undi ariko ntibyatubujije kuzura umwuka wera ariko kuko satani yazanye utuntu dushya ngo ni iterambere ngo ubwo ngo iyo wagiye muri saro ukishyura 5 ukozwa n'umugore ubwo nibwo uvayo ukaze ubwo nibwo uri papa bebe wuzuye impossible umutima wizera mushumba usanze turi kwiga ngo ibyo Imana yasezeranije tubirindisha icyo yatubujije niryo jambo turi kwiga abantu b'iri torero bawe na Kristo bafite amasezerano menshi ibyo baherewe kanyarira ibyo baherewe kizabonwa iyo misozi yose abarokore bayimenye kubera amasezerano abaza abahanuzi bafite amavuta ashyushye nakonje abatega bakajya kubasanga iyo baba bose bafite ibyavuzwe n'Imana ab'Imana yasanze mu nzozi baryamye ikabahishurira ijambo ryayo abo yasanze mu mayerekwa memu nabo mushumba yahanuriye mwese mufite ibyavuzwe n'Imana ariko Yesu yambwiye ngo mubirindishe icyo yababujije munyikirize amen. Tugeze ku icya kane umutima wizera mwawumvise kwizera nabwiye abantu ngo kwizera kugira ngo tubyumve ni nk'akapareye kagera mu bubiko bw'imigambi y'Imana muri ibyo yararembye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu murayibuka iyo ndirimbo aragenda akarenga inyenyeri akarenga ukwezi n'izuba umutima w'umuntu ukayaherekeza twese haleluya umuntu uri gusenga n'umutima we birajyana bigenda en parallel umutima ugakomanga amasengesho ari aho hafi umutima ugakomanga uti karibu akamuha karibu akabaza urashaka iki nihe service ukeneye ushaka kureba Imana haleluya ukeneye iki muri uyu mugoroba ushaka kureba Imana munyikirize amen. Kwizera guhita gusimbuka kukajya amahane Imana ibika imigambi kukarungurukamo kukavanga ibyo wasengeraga humura sanze Imana igitekereza ko izakugirira neza kukaza kukabwira umutima w'uwizera kamwira ngo komeza wizera Imana komeza urindire komeza utegereze bya bindi yavuze izabikora uwizera azabona ayo masezerano isi bizavaho ijuru bikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Icyakane gishoboza umuntu kurinda ibyasezeranijwe ni umutima wuzuye ibyiringiro. Amen. Umutima wuzuye ibyiringiro ni murumuna wa kwizera. Kwizera kureba ibyo Imana itarakora umuntu akizera ko Imana izabikora. Ibyiringiro gukora mu giseke k'ibyo Imana yakoze akavuga ngo yakoze biriya izakora n'ibindi. Ayo mashyara ya Yesu twayakomera ishyari. Niyo mpamvu bidateye ubwoba Yobu kubona yishimisha urujyo, kubona umubiri wamushizeho abana bagiye asigarana umutungo witwa ibyiringiro. Abwiye ba Elifazi n'umugore we arabwira ngo Imana yanjye nimuyindekere imbabazi. Ariko ikintu cyitwa ibyiringiro kiri kunganiriza kikambwira ngo Imana izangarukaho.
arabwira ngo igiti naho cyatemwa hari ibyiringiro ko cyongeye kumva imvura, cyatoha kikagira amababi nk'aya mbere. Abafite ibyiringiro, haleluya. Imana ibwira Yosuwa bamaze kwambuka Yorodani, yarabwira ngo bwira Abisiraheli kugira ngo ibyiringiro byabo bitazavaho. Bwira umuntu umwe uhagarariye imiryango 12 ajye muri Yorodani, buri wese atoraguremo ibuye, buri muntu najya areba ibuye ry'ibintu Imana yakoze, azajya yizera ko nibisigaye izabikora. Uyu mugoroba nimujye mu bubiko bw'ibintu Imana yakoze, mutoraguramo amabuye, mubwire Satani ngo niba Imana yabikoze uhari. Bwira Satani ngo ibingibi Imana yabikoze uhari, iyandegeye cya gihe isondera indengere, munyikirize, haleluya. Nicyo dutsindisha Satani n'ibyiringiro, turambwira ngo niba Imana yabikoze ureba, wari urihe ko ntacyo wabikozeho? Inyungu zo kurinda ibyavuzwe n'Imana, kugira ngo nsoze ntabangamira umuyobozi kandi nzagaruka. Yesu we, Mana mbabarire. Muyobo, ihangane mvugo twonyine, ihangane kandi ntubangamirwe, nzagaruka bitinze ariko nzaza. Munyikirize, amen. Inyungu zo kurinda ibyavuzwe n'Imana, kurinda amasezerano, icyambere nuko nyiri kubibwirwa abirindirwamo. Undi, haleluya. Isezerano, kuko nababwiye ngo Imana iri juste mu buryo ishobora kurinda icyo yavuze, kuko nababwiye ngo Imana ifuhira icyo yavuze, igafuhira n'uwo yabwiye. Hanyuma rero iyo bitarasohora imuha uburinzi, kuko icyo Imana yavuze kingana n'ikizakora. Amen. Dukwiye kutangira kwitoza kubaho nk'iki Imana yavuze. Tangira ubigendere, tangira ubyambarire, tangira ubise nabyo, ubifiringe, ugende nkabyo. Kuko niyo mpamvu Saduraka na Meshaki na Abedenego babwiye umwami aravuga ngo ibintu Imana idutekerezaho ni binini kurusha umuriro. Twebwe isezerano dufite rirakomeye kurusha umuriro. Muri hano? Hano? Kuko ubu tujugunye mu muriro, icyambere Imana ishobora kutubeshaho tukabaho, ikaturinda umuriro. Icya kabiri ishobora kwemera tugapfa, ariko hari ibindi bintu tugenda mutazi byitwa ubugingo. Nitubaho ni sawa, nidupfa ni sawa. Baramubwira ngo ntibikwiriye ko twubarare ikigirwamana wakoze, kubera barasa n'isezerano, barabifiringa n'ubuzima bwabo, basa n'ibintu Imana yabavuzeho. Munyikirize, amen. Rero Imana ifite inshingano zo kubarinda, kuko irinzi icyo yavuze muri bo. Imana ikurindira icyo yavuze. Icya kabiri Imana iyo itarasohoza icyo yavuze ifuhira cyane ibiguhiga. Akomana. Imana irafuha kugeza ubwo wowe wikureka igafuhira ibikwiruka inyuma. Munyikirize, amen. Niyo mpamvu Baramu na Baraki babuze icyo bakora, kubera Imana ifite imbaraga zo gufata umugisha ikawita umugisha, no gufata icyitwa umuvumo ikagihindura umugisha. Baramu na Baraki baravuze ngo ubu bwoko ni ubwoko butavumika, kuko Imana ni Imana ibufuhira. Icya gatatu nuko bitera Imana icyubahiro. Iyo Imana isohoje ibyo yavuze bituma Imana yubahwa. Biroroshye kukubona hano ushima Imana uvuga ngo yo Imana ishimwe yangiriye neza, ndetse bya bintu Imana yavuganye nanjye hano mu iteraniro yarabikoze, yarankijije indwara, yankijije abana. Birayorohera kuko ibishaka ko icyubahiro cyayo kizamuka. Munyikirize, amen. Icya kane bihinyuza imigambi y'ababi. Yo kansoze igitondo kimwe kubona Morodekayi yicaye ku ifarashi y'umwami, yambaye ikanzu y'umwami, yambaye impeta y'umwami, bamuririmbira bavuga ngo dore umwami akunze kubaha, uko bazajya bamugenza. Ibyo Imana yagusezeranije bizahinyuza imigambi y'ababi. Ayo macyara ya Yesu twayakomera icyarimwe twese. Haleluya! Si igitangaza kuzakubona wicaye ku ifarashi barimo bakuririmbira ngo dore umwami akunze kubaha, warinze ibyasezeranijwe, uko Imana ijya imuhemba. Ibyo ndabikwifurije, nanjye ndabyiyifurije mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Nshaka ko dusenga muri ubu buryo bubiri, kandi ningirira umugisha ku Mana namwe muranyemerera. Nshaka kuvugana n'umuntu uri muri iteraniro
utari wahabwa ibyasezeranijwe muri Kristo Yesu. Yohana yandika urwandiko rwe rwa kabiri igice cya kabiri yaravuze ngo irindi yo sezerano twahawe n'ubugingo buhoraho. Umuntu uri muri iri teraniro utarahawe isezerano ry'ubugingo buhoraho ngo abe yarakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza we, ahamye imbere y'abahamya benshi avuga ngo Yesu ndamwakiriye, ambera umukiza, ambera ubugingo, ambera ubuhungiro. Niyo ntego y'ubutumwa bwiza, nuko abantu bahindukirira Kristo bakamwakira, bakava mu isi y'ibyaha bakajya mu isi y'agakiza, tukajyana mu ijuru. Habaye harimo umuntu hano utarakizwa, utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, uwo Yesu yabatijwe azamura ikiganza tumuhuze n'Imana. Habaye harimo umuntu utarakira Kristo umwami n'umukiza ngo abatizwe umubatizo w'amazi menshi, nawe yinjire mu basezerano y'abana b'Imana, azamura ikiganza tumuhuze na Yesu. Haleluya. Imana iguhe umugisha mwene data, uri w'icyubahiro kandi turagukunze, turanakubashye, turakwinginze kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyawe, uzamuke uze hano. Dufite umugisha k'iteraniro ririmo abashumba barakwatuza amagambo y'agakiza, nawe uyu munsi Imana ikubyare uhabwe ku byasezeranijwe. Turakwinginze ngo uhaguruke, protokole bamufashe, ne namubonye yazamuye ikiganza.